ndagira ngo wumve rino jambo uno mugabo yavuze iri jambo nonze tubyinjiremo neza tubyumve. Aujourd'hui, une femme, tout il faut faire attention. Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. Uyu wumvishije ni General Ekenge, uyu nubundi ni umuvugizi w'igisirikare cya Kongo cya FARDC. Ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu yatangaje amagambo akomeye cyane mabi ndetse amagambo yuzuye ingengabitekerezo, ubona ko ari amagambo y'urwango agamije n'ubundi gukomeza kwibasira abatutsi b'abanyekongo. Ari byo byakomeje kugenda n'ubundi bashinja ubutegetsi bwa Kongo. Ni kenshi twagiye tubona bagaruka ko ubutegetsi bwa Kongo muri politike yabo harimo ikintu ngo cy'urwango rukomeye, by'umwihariko kigamije gutagetinga cyangwa se kugenda ku batutsi b'abanyekongo. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo ngira ngo urumva umwanya bafite ukuntu ari umwanya munini cyane. Yavuze rino jambo aho yaje kuvuga ijambo rituma ndetse nirukanwa mu kazi. Muri kano kanya umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yamaze kwirukanwa mu kazi. Gusa n'ubundi nubwo yahagaritswe benshi bakavuga ngo nubwo yirukanywe ni ntago bamwirukanye kubera ubushake bwabo cyangwa se kuko nabo badatekereza nkawe batamushyigikiye, kuko yarari kugendera ku mirongo n'ubundi ya politike y'ubuyobozi bwo hejuru. Aya magambo mwakomeje kugenda mubibona kenshi bavuga ngo General Ekenge yirukanywe bitewe n'amagambo yavuze kuri televiziyo, ariko amagambo yavuze n'ubundi ni nkayo ngayo utangiye wumva ndi kukumvisha. Ubwo yari kuri televiziyo yagiye agaruka ku kintu bo bavuga ngo abanyarwanda bagira ikintu ngo cyitwa ngo ubwenge. Ubwenge bo babisobanura bano bayibizo muri Kongo bisobanura bagaragaza ngo ni nk'amayeri y'ubugome cyangwa se nyine nk'amaco y'ubugome cyangwa se ubwenge bw'ubugome ngo bukorwa n'abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo babe bagambana cyangwa se ngo bahemukira abanyekongo, ngo bakabyita ngo ni ubwenge. Nk'uko byumvishe umuvugizi w'igisirikare cya Kongo abivuga mu ijambo yafashe, yavuze ngo abantu bo muri Kongo mwitondere gushaka abagore b'abatutsikazi. Ni ijambo yavuze ati nkuko yakoresha imvugo ivuga ngo uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsi ngo uba ugomba kwitonda cyane. Uri kumva icyo kintu? Ngo kuko ngo bagushingira umukobwa wabo, ngo bamara gushingira umukobwa w'umututsikazi, ngo noneho ngo mu minsi iri imbere ngo ukazajya kubona ukabona mu rugo rwawe haje nk'umugabo cyangwa se umusore bakakubwira ngo uyu ni mubyara we, uyu ni mwishywa we, uyu mbega ni umufamiliye, ngo kumbe ngo babohereje uwo muntu kugira ngo azatere umugore wawe inda, kugira ngo atazakubyarira wa mututsikazi ngo washakanye nawe, ngo kugira ngo atazakubyarira. Ngo nibwo bwenge ngo bakoresha bya bindi bo babyita nk'amayeri y'ubugome nyine, ngo ni ubwenge ngo bw'abanyarwanda. Ngo bagushingira umututsikazi, ngo nibyo babatoje ngo kuva ari abana, ngo bagushingira umututsikazi umunyekongo, ngo noneho bakakoherereza na mubyara we cyangwa bakubeshya ngo ni mubyara we cyangwa undi muntu, kumbe ngo ari undi mututsi uje kugira ngo aze mu rugo rwawe uzi ngo ni umufamiliye ucumbikiye, ni mwene wabo wa madamu, kumbe ngo aruje kuryamana na madamu kugira ngo ajye amutera inda, wihubane n'umugore wawe ariko umugore wawe nta mwana n'umwe yigeze akubyarira. Ngo noneho ngo wavuga ati abana ariko ko mbona basa nk'uriya cyangwa se ngiye tudasa, ngo bakakubwira ngo impamvu ngarasa nkanjye ngo kuko ngo ubwoko bwacu ngo bw'abatutsi ngo buri hejuru. Iyi ni imvugo yakoreshejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo. Ngira ngo uri kumva ingengabitekerezo yishe inyuma y'iri jambo yavuze. Mu magambo yakoresheje yavuze ngo iyo ushakanye n'umugore w'umututsikazi uba ugomba kwitonda cyane, ngo kuko baguha umuntu wo mu muryango we nka mwishywa we, mubyara we, ngo akazi wawe atari mubyara we bya nyabyo, ngo cyangwa atari na mwishywa we, ngo ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe, kuko batakwemera ko uwo mugore w'umututsikazi bagushingiye abyarana nawe. Ngo noneho ngo bakajya kukubwira ngo hoyanga abana bavutse ngo impamvu ubona badasa nawe papa wabo wenda w'umunyekongo ngo nuko ngo ubwoko bw'abatutsi ngo buri hejuru, ngo ariko mu by'ukuri ngo abari bwa bugambanyi bwabo ari bwo bita ubwenge. Uri kumva ikintu? Umuyobozi w'igisirikare cya Kongo, umuntu uba ufite ijambo, bamwitezeho byinshi, kumwumvaho byinshi, abasirikare hari byinshi bagomba kumwumvaho, abaturage n'abandi bose, akaza akavuga ijambo iryo ngiryo, amagambo mbega y'urwango akomeye cyane. Aya magambo akimara kuvugwa, umunyamakuru wari wamwakiriye kuri televiziyo nawe yamushyigikiye, atangira kuvuga ati nibyo kuko ariko bimaze kugaragara ko abanyarwanda nta kintu batakora. Bose bakomeza bavuga ngo yigunga abanyarwanda bakora buri kimwe cyose.
La perfidie, inculquée même chez les femmes aussi. Effectivement. Là, c'est très dangereux. umunyamakuru nawe wese yunga mu bye aza amubwira ati koko ibyo bintu bakoresha ngo ni ubwenge ni bibi cyane ngo kuko ngo ni ibintu bagenda babinjizamo by'ubugambanyi kuva bakiri bato ari nabyo bituma barenga ku masezerano yashyizweho ngo bakoresheje icyo cyitwa ngo ni ubwenge ngo bagakomeza nyine barushaho kuba bagambanyi kubera babitojwe guhera mu buto kugeza bakuze. Aya magambo rero akimara kuyavuga mbere na mbere banje kwamaganwa n'igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda yabanje kubyamagana cyane kuko ni amagambo yari afite uburemere bukomeye cyane, ndetse n'igihugu cy'Ububirigi gisanzwe kizwi ko gishyigikira iki gihugu cya Kongo cyagiye kiregerwa cyane, by'umwihariko kino gihugu cya Kongo ko bakoresha amagambo y'urwango, batagetinga cyangwa se bashaka kugirira nabi abo mu bwoko bw'abatutsi batuye muri kino gihugu cya Kongo, bakabyima amatwi bakamera nk'aho ibyo bintu batabibona. Ububirigi menya noneho bwabonye ko nta kindi bwakora, birangira Ububirigi ubwabwo bubonye ko nyine byamaze n'ubundi kugaragara, noneho Ububirigi nabwo buza bumeze nk'aho buri kubyamagana buvuga ati biriya bintu mwakoze ntago ari byo. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Maxime Privo yanditse avuga ngo natunguwe cyane n'amagambo yavuzwe cyangwa se yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Ekenge. Ati ni amagambo yategatingaga community y'abatutsi cyangwa se abo mu bwoko bw'abatutsi bose muri rusange. Mbega yari amagambo bagaragaza nk'inyamaswa, nk'abantu babi cyane, nk'abantu umuntu atagomba gushakamo. Noneho ayo magambo iyo usubiye inyuma neza mu mateka, abakoze jenoside byari biri mu mategeko yabo cyangwa se mu byo bagenderagaho. Baravugaga ati kirazira gushakana n'umugore w'umututsi, yakugirira uku n'uku, ni abantu babi, ni abagambanyi. Ibyo byose n'ubundi neza neza bimeze nk'ibyo uyu muyobozi wa Kongo nawe ubwe yari yasubiyemo. Hano Maxime Privo uyu muyobozi w'Ububirigi yakomeje atangaza ngo ibyatangajwe na General Ekenge ni ukwataka no kwibasira community y'abatutsi yose. Ati bino bintu ntabwo bikwiriye umuyobozi nkawe uhagarariye abantu. Ati binda byamaganye nshikamye, ndetse n'amagambo yose y'urwango akwiye kwamaganwa. Ndetse akomeza avuga ati kubaka igihugu gihamye bisaba ko buri bwoko bwose bugomba kwisanga amapana kuvuga ngo abangaba ntago ari abantu dukwiye kwiyumvamo, bano nibo bakwiye gushyirwa imbere. Atusha kubaka igihugu gihamye agomba kwirinda ibintu by'ivangura. Niko Ububirigi bwahise butangaza. Aya magambo n'ubundi yari yabanjirijwe n'ayatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda akimara nawe kubona kino kiganiro cyangwa se ibyari bimaze gutangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo. Nawe yahise avuga no magambo. Uyu ni Minisitiri Nduhungirehe yavuze ati muri iki gihe cy'iminsi mikuru aho igitangaza cya Noheli cyari gikwiye gutuma imitima yacu ituza no kugabanya umujinya n'umunabi, ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwo buri gukora ibitandukanye n'ibyo. Ati ahubwo bakomeje kwinjira noneho mu buryo bweruye ku mugaragaro mu mahano ya jenoside. Aya ni amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Yakomeje avuga ati ubutegetsi bwa Kongo ntabwo bishimira gusa gukorana n'umutwe wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda. Ati nta nubwo ubutegetsi bwa Kongo bwishimira gusa gutera ibisasu no gutoteza abatutsi bo muri Kongo barimo n'abanyamurenge. Ati ubutegetsi bwa Kongo nta nubwo bwishimira gusa kwakira ku mugaragaro Kinshasa abantu bazwi ku mbuga nkoranyambaga b'abanyekongo baba mu buzima bwiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahamagara ku mugaragaro kurimbura inyenzi z'abatutsi no kwica iyo virusi itarakwira mu muryango w'abanyekongo. Abo ngabo ni abantu ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bujya bwakira ku mugaragaro, bahora bavuga ngo mwica abatutsi mu barimbure iyo virusi y'abatutsi itazinjira mu muryango w'abanyekongo. Abo bantu ngo basanzwe bakirwa ku mugaragaro kandi birirwa bavuga ibyo bintu, ariko bakakirwa ku mugaragaro n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi ni byari bitangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. U Rwanda rwaherekera rugaragaza ko hari amagambo y'urwanga akomeye cyane aganisha kuri jenoside n'ubwicanyi busanzwe bukorerwa community y'abatutsi b'abanyekongo. Yakomeje avuga ati ubu ngubu umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC yabivugiye ku mugaragaro kuri televiziyo y'igihugu, aho yagendeye ku itegeko rya mbere bita amategeko 10 y'abahutu. Ati umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yatangiye noneho kwivugira ku mugaragaro kuri televiziyo y'igihugu amategeko y'abahutu yo mu mwaka w'1990 yatangajwe n'ikinyamakuru cyavanguraga amoko cy'abanyarwanda cyitwaga Kangura, kizwi mu mateka mabi, n'igitangazamakuru nyine mbere ya jenoside y'94 yakorewe abatutsi.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda icyo gitangazamakuru cyasohoye ngo amategeko 10 y'abahutu. Kugira ngo wumve uburemere bwari amagambo rero yavuzwe n'uyu muyobozi umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, mu magambo yatangaje we ubwe yatangaje itegeko rya mbere muri ayo mategeko bitaga ngo ni amategeko y'abahutu. Itegeko rya mbere niryo yahereyeho. Minisitiri Nduhungirehe hano neza ko reka duhite tunabisoma ayo mategeko 10 n'ubundi yaje arayerekana. Aya ni amategeko 10 ngo y'abahutu n'ubundi yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Kugira itegeko rya mbere ryaravugaga ngo umuhutu wese agomba kumenya ko umututsikazi aho yaba ari hose akorera inyungu z'ubwoko bwe bw'abatutsi. Bityo rero umututsikazi ni umuhemu. Ati rero turaburira umuhutu wari we wese urongora umututsikazi, ugira umututsikazi incorekeye, ugira umututsikazi umunyamabanga we cyangwa umurinzi we. Iryo ryari ryo tegeko rya mbere ryasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Mu mategeko 10 igitangazamakuru cyari gishingiye ku ivangura bitaga Kangura cyashyize hanze neza iryo tegeko nk'uko ryumvishije rya mbere ry'ivangura ribi cyane. Ni rimwe mu itegeko ryongeye gukoreshwa n'umuyobozi w'iki gihugu cya Kongo akaba umuvugizi w'igisirikare cya Kongo. Ni amategeko 10 wenda n'andi turaza kuyasoma ariko ntago ari cyo cy'ingenzi kuko n'ubundi ntago ari meza. Nyuma yuko ibi bintu bikwirakwiriye abantu bose bakabyamagana bakabona n'uburemere bwabyo, by'umwihariko noneho bikaza binashimangira kwa kuri baba basanzwe birengagiza ko abatutsi b'abanyekongo bavangurwa, bagirirwa nabi, bicwa, basanzwe bafite ukuntu basa nk'ababikwepa. Ariko noneho kumva ko noneho n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo ubwe ari kuzana amwe mu magambo yagiye akoreshwa cyangwa se muri ya mategeko yagiye agenda akaba imbarutso cyangwa se akaba ikintu cyabaye kinini cyane kikagenda kikagera ku rwego havamo jenoside yakorewe abatutsi 94. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye igitutu, abantu babyamagana ibyavuzwe n'umuvugizi wayo, nibwo baje kwita basohora itangazo uyu munsi. Basohoye itangazo guverinoma ya Kongo bavuga ngo kuko bahise basohora itangazo rivuga ngo ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mbega n'igisirikare cya Kongo cyasohora itangazo ngo baramagana amagambo yatangajwe na General Major Ekenge Bomusa Efumi Sylvain agamije gusebanya no guharabika umuryango w'abatutsi. Atayo magambo yatangajwe ubwo yari kuri radio na televiziyo by'igihugu bya Kongo kuri uyu wa gatandatu itariki 27 Ukuboza. Ngo kubera ingaruka z'ayo magambo twafashe icyemezo cyo kumuhagarika by'agateganyo ku mirimo nk'umuvugizi wa FARDC. Muri make ntago yafunzwe, ntago yabiryojwe, ntago yabajijwe birenze, oya no kumuhagarika by'agateganyo. Nabwo no kubera ko abantu benshi bakomeje kuvuga ati nabwo no kubera igitutu abantu benshi bakomeje kubivugaho, kugira abenshi bakahita banavuga ati mubonye koko ya politike ya Kinshasa ibyigenderaho nibiriya uriya muvugizi wa Kongo wavuza no magambo n'ubundi yarari kuvuga ibisanzwe muri gahunda za guverinoma ya Kinshasa. Ibyo nibyo byatumye bavuga ati tubaye tumuhagaritse by'agateganyo byibura kugira ngo bamere nkaho bitandukanije n'uyu muyobozi cyangwa se bo atari ko batekereza nicyo bashaka gukora. Ndetse bakomeje bavuga bagaragaza ati ubuyobozi bukuru bwa FARDC busobanura ko ayo magambo nta na hamwe ahuriye n'imitekerereze cyangwa se n'umwanzuro w'umuyobozi wa komanda cyangwa se umuyobozi mukuru w'ikirenga ari we Felix Tshisekedi. Ati Tshisekedi mbega bashaka kuvuga mu yandi mugambo yoroshye bagaragazaga ko Tshisekedi n'ubuyobozi bwe bitandukanije n'amagambo yavuzwe na Ekenge, ko Tshisekedi we atari kabibona cyangwa se atamushyigikiye muri iyo myitwarire ye. Atayo magambo anyuranyije n'indangagaciro za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inshingano zashyizweho n'itegeko nshinga za FARDC. Bakomeje bavuga ati ubuyobozi bukuru bwa FARDC bwo bw'igisirikare cya Kongo burongera gushimangira bwivuye inyuma ubushake bw'ingabo za Kongo uko bagomba kurinda, kurengera ndetse bagakorana discipline n'ubunyamwuga mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo, imipaka yabo ndetse n'umutekano w'abanyekongo bose nta vangura iryo ari ryo ryose, kugeza ku rwego rwo kwitanga byimazeyo cyangwa se rwo kuba baba ibitambo. Ubona iri ni itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Kongo. Bakomeje bavuga ati muri iki gihe gikomeye ubuyobozi bukuru burahamagarira abaturage bose kunga ubumwe, guhuza ibitekerezo no kwanga amagambo yose y'urwango kugira ngo bashyigikire FARDC mu gusohoza inshingano zayo z'icyubahiro.
ati ibi ngibi bikozwe itariki 28 Banza Milambe Jules Lieutenant General umuyobozi mukuru w'ingabo za FARDC. Iryo ryo tangazo Kongo yahise isohora bahita bavuga ko bahagaritse by'agateganyo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo wari watangaje ari amagambo, ndetse na wa munyamakuru noneho wari wamuhostinze cyangwa se wari wamwakiriye nawe uyu munsi yaje guhagarikwa, aho bamuhagaritse ku mirimo bavuga bati nk'umunyamakuru watumiye umutumirwa ari kuvuga amagambo y'isebanya cyangwa se amagambo none atari n'isebanya y'urwango y'amagambo aganisha ku kwangisha igice kimwe cy'abantu abandi ku buryo bishobora kubaviramo no kuba barimburwa burundu, cyangwa se buri muntu wese yababona nk'abantu badakwiye kuba baba mu bantu. Nk'umunyamakuru uwo muntu ntumuvuguruza umubwira ati ibyo vuga si byo, ahubwo nawe ukamushyigikira, mbega ukamera nk'uri kujya wikiriza agatera ukikiriza. Nicyo uyu munyamakuru yakoze. Uriya mugabo generali yavugaga amagambo y'urwango, umunyamakuru akunga murya akamubwira ati cyane rwose ibyo bintu nibyo bari abantu niba bicyana. Umunyamakuru mbega nureba ikiganiro, mbega generali yateraga umunyamakuru akikiriza. Umunyamakuru rero nawe bahise bamuhagarika ku gitangazamakuru bavuga bati ntago nk'umunyamakuru agomba gutuma bakoresha amagambo y'urwango bisanzuye. Mbega ntiwamuvuguruje, ntiwamubwiye ko ibyo atari byo. Ibyo byose nawe byatumye ngo bamuhagarika mu kazi. Gusa nubwo ibyo byabaye, ndaje dukomeze tugende tureba icyo byagiye bitanga, ishusho byagiye bitanga, ndetse nze tunarebe andi makuru y'ibiri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo n'ibindi byose bikomeje kuba, cyane ko mu minsi mike nyishize tutari duhari neza kugira ngo tubicemo twihuse cyane, tugendere ku murongo w'amakuru mashya ari kugenda asohoka, noneho ujye uba uwa mbere mu kuyabona hano. Ibuka gukora subscribe. Ndaje.